Yemerera rero Mana nsangize bene data ijambo kuko mbikuye ku mutima kandi ubiduhera umugisha hano umugisha n'umuntu wese uri bwumvira ijambo Mana. Ndagushimye ko ribusa n'imitima ya benshi, ndagushimiye nanjye ko ribumpire Mwana. Mu izina rya Yesu ndasenze nizeye. Amen. Uyu munsi turasoma rero muri Zaburi ya 40. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Zaburi yahimbwe n'umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Amen. Tugiye gusoma rero umurongo wa 2 uravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye anegera ugutwi yumva gutaka kwanje. Umurongo waho wa 4 uravuga ngo kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Amen. Iryo ni ryo jambo nabateguriye uyu munsi. Mesaya atega ugutwi naho utasenga. Jambo ry'Imana riravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga, ariko Imana yumve ibyo wibwira igusubize. Ndasabira umugisha abantu bose, umuntu unanizwe n'ibyo mu kazi, ndagusabiye umugisha. Uwiteka Imana yumve gutaka kwawe, agusubiza guhindirimbo nsha. Twese aduhindirimbo nsha, igihugu cyose aduhindirimbo nsha. Mbasabiye umugisha uyu munsi muri Zaburi ya 40 ndahagukumbuje. Ninkujyaho umugisha uyisome kandi guhire, iguhagurutse ku gisasiro, ikwimure ku musozi w'ubukene gushire ku musozi w'ubukire. Birashoboka cyane. Umusozi w'ubukene Imana irayizi. Iyo dukennye tukajya kuri wa musozi ibituzi, iyo tugiye ku musozi w'abakire na biratuzi. Ikwimure abakire ibakubise kuri uwo musozi, ariko ibimurane n'ubukire bwabo ibakire ku musozi w'abakiranutsi. Ubukire bwanyu mu bukiranukiremo, itugwiriza amahoro, iduhe imvura y'umugisha. Uyu munsi ndasaba umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzabagira abahesha b'umugisha. Imana iduhe umugisha, tumugisha twese. Rero ni ijambo rigufi ariko ryo guhesha ubwoko bw'Imana umugisha, bwo gusaba umugisha. Mana munshako zanyu baho umugisha, abasingo mothers baho umugisha, baba mama bazwe amatana n'Uwiteka Imana. Mbasabiye umugisha mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ndashaka gutanga ubuhamya gatoya nkukomeza ngo ntaho Imana itagukura naho itakugeza. Muzi ko gutunga imodoka ari ibintu bisanzwe, ariko n'ukuri naratanga Imana yanshyize ku musozi wo kutagira imodoka, ikampa ibintu byose, ariko byagera ku modoka sinyigire. Mwari muzi ko hari igihe umpagije ibyo utunze byose ntuzibeshye, kuko umunsi yashatse kubikwambura ishiraho situation bikagenda. Ariko iyo uyubahishije ubwo butunzi ubamwe amahoro, kandi ikanezezwa nuko ibyo yaguhaye ubiyubahisha. Rero bless you. Ndashaka kukubwira ngo icyo gihe Imana ingeragereza kutagira imodoka. Mva mu bwana bwanjye nifuza gutwara imodoka nziza nk'abandi, ariko umunsi umwe nkabona akamodoka gato karibwo bushobozi, ugasanga mfite ibintu. Igihe cyose nagiraga cyo gura imodoka habagaho situation ituma ntayigura. Nuvuge ngo ni karande, nakadirisha gwa kurebeneramo n'Imana yanje. Nukuri ibintu byose nangaga ibincisha amagare, amamoto, manika bitinza ndarwanda ibwani basi ntizankubite hasi. Ariko ndashimira Imana nziza yuko nubwo itagusubiza akakanya, ariko kumwaheru zakwereka ko ibishoboye izabiguha. Igihe kiragera imodoka ndangaye mbona biri balansinze, mbona birabaye, ariko nari narabisengeye kandi ashima Imana ko twabigezeho. Rero nawe ntaho Imana itagukura nawe itakugeza. Ushaka umugisha kuzabona ibyo wasengeye cyane ntubibone. Bantu mutarabyara abana, ndabasabira umugisha wo kugira ngo uwo mwana waririye azavuka ari nka Samuel, kugira ngo azabe umuhanuzi hano ubuhanuzi butagwa hasi. Bless you. I love you.